shenge bahora n'urugwi n'abakobwa b'iwacu bakagwira. Iyo ni isi bibanza uko batambuka ni abanyarwandakazi basukuje uruhanika kubareba rwose ntiwasoza ukomeza ususurutwa no kubasanga. Ubanyerekere ayo marembo atari amarembera bayatambukemo rwose. Nanababwira ko udafite ishyari burya yabonye yishimiye abantu atanga amashyi. Saba abadatanga amashyi hano ntago babaca imisoro, kandi amashyi mwumva ababyeyi nayo babakunda. hanyuma isi bikurikiyeho nayo ubabwire rwose bagira n'imbaduko, ariko twumva uyu mwari mwiza isibo ya kabiri igizwe n'abari b'abamararungu bembarika busambi bacunda bitewe bacanye imbere ejo gusanga amatari mavura inzira abandi babereye ibirori nabo batambuka. Iyo ni isibo y'abari beza bemarika busambi badacunda bicaye bacana imbingo ejo gusanga amatari mavuna inzira. Abari bamwe bahorana umunsi ku munsi na Rebeka wacu Credo, bakajyana gusenya, bakajyana kwanira ubwatsi bw'inyana, bakajyana gushaka amazi. Nayo ni isi bisobanutse isesekaye mu gitaramo. Hanyuma isi bikurikiyeho igizwe n'umwamikazi Rebeka Credo, nayo ni itambuke nitambuka amatsiko yatwishe, nitambuke iyo sibo isobanutse idasahinda iyo Yesu yasobanuye. Niyo mpamvu isi irimutse ije idusanga. Iyo sibo nitambuke mu batambukane rwose. Bemeye kugutanga Niko
mutambutsa abana bazi imbere babanze babimburire umwamikazi, batambuke mbere baze bagere hano hafi icyo cyapa, baze guhita bahagarara bacyerekeje mu marembo, ariko baze begera hano ku ruhimbi bati umugeni araje koko, araje n'ikimenyetso turakibonye, araje. Benshi cyane umwamikazi araseseka, umwari mwiza impundu z'urwanagamo kagira Imana mwizigare nayo mashyi. Dore umugeni mwiza araseseka, ni ukuri kw'Imana arasa na bikeya, arasigasira ibyiza yo. N'amarira y'ibyishimo uyu munsi w'amateka arabigushimira, mbega urukundo ruzira ibizinga, nta yindi ndirimbo yaruta kwagukunda, nta yandi magambo yavuga n'urwagukunda, nta yindi misago yavuga n'urwazagukunda, iyo aragukunda ibihe bidashira, n'umugisha yo kukugira amahoro mu buzima yo agufite, ng'Imana yatanze iri juru niryo ryanyu mwembi, inshuti n'imiryango twabashimiye iyi ntambwe, kuko iyo yasezeranye irasoza murayiragije, umwiza wacu urukundo rwawe yewe nta yindi ndirimbo rwagukunda, nta yandi magambo reka tube tumushimiye kugira ngo abanze ajye kumera ku mazi, adakomeza kutuririza rwose, umwana agahogora, ariko namara y'ibyishimo mumushimira amashyi menshi cyane. Hanyuma nsaba ababishinzwe badufashe aba bajeni mama n'ababari babereka ibyimbo baca akabogi, kugira ngo baduhe umwanya inzovu aho zirwanira ibyatsi bihababarire. Ariko hari impungenge ngize, basaza
barebeka baje barakaye nk'abanyerondo b'umwuga, muraza kumbabarira umunota umwe mumushyikirize data nawe amushyikirize umukambwe waje aje kumusaba, ubundi hanyuma araza kongera agaruke mu maboko yanyu. Ndaza gusaba n'ubundi Jean Paul natabahonga nimumuhunge, murabinyemereye. Babaha amashyi menshi kandi umunota umwe cyangwa ibiri. Data wa mwari mwiza yasesekaye, nyemera ugejuru umushyikirize Vianney niwe uza kutwemera ko tubwira uriya musore we akaza akamugwa mu byaro. Urakoze cyane, hamwe no gufasha abajeni mama kugira ngo nabo baze kusa nk'abatuzamo gakeya. Hanyuma nsabe nyakubahwa Vianney karame aje hano negere noneho rekanze abana noneho n'ibitwenge byahindutse. umva nawe ra ahubwo wakumera amashyi. Aya ngenda yashimye, reka duhe n'Imana.